Shalom shalom bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana ko Uwiteka akomeje kutugira neza, akomeje kuturinda, yaduhaye ijoro ryiza, none aduhaye igitondo cyiza cy'umugisha. Mureke natwe dufata umwanya tumushimire, tumuhimbaze kuko atugiriye neza, aduhaye umunsi mwiza. Birashoboka ko hari abantu benshi uyu munsi batabyutse ari amahoro, ariko twebwe Imana tugira ubuntu budasanzwe, twisanze turi amahoro. Reka by'ukuri Imana itugenderere, reka by'ukuri Imana tuyishimire, tuyihe icyubahiro kuko yatugiriye neza. Uyu ni umunsi w'indirimbo nshya ku buzima bwacu. Ndasenga kugira ngo Uwiteka akuremere indirimbo nshya mu buzima bwawe, aho uza kuba uri hose, aho uza kugendera hose, indirimbo nshya zimanuke mu buzima bwawe, indirimbo nshya izamuke muri wewe, kubera ko Imana iza kukugirira neza. Rero muhawe ikaze mwese muri morning prayer n'isengesho ryo mu gitondo. Muri kumwe nanjye Asene Ndikumana. Haleluya. Imana ibagire neza gufata ibihe byiza byo gusengana natwe. Muri iki cyumweru rero Uwiteka yadushize ku mutima kuganira namwe, twiga ese nibiki twakora cyangwa se nibiki dukwiriye kumenya, nibiki dukwiye kwirinda kugira ngo tubashe kuramya Imana neza. Murabizi twese dukunda kuramya Imana, abakristo dukunda kuramya Imana, abakristo dukunda guhurira hamwe tukumva indirimbo zo guhimbaza no gutazira Imana, ariko hari ibintu bimwe na bimwe bishobora kudufasha kugira ngo tubashe kuramya Imana uko bikwiriye. Rero ibyo tumaze kuvuga ni byinshi, n'uyu munsi turaza kongeraho ikindi kimwe cyadufasha kugira ngo tubashe kuramya Imana uko bikwiriye. Reka tujye mu gitabo cy'Abikolosayo, niho turi gusengera muri iki cyumweru, igice cya 3 umurongo wa 17. Abikolosayo igice cya 3 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mushimira Imana Data wa twese kubw'uyo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi turaza kuvuga ikintu kivuga ngo twirinde ibyo tuvuga. Haleluya. Twirinde cyangwa se twitondere cyane amagambo tuvuga. Niba by'ukuri dushaka kuba abaramyi beza, niba dushaka guhimbaza Imana neza, niba dushaka ko ubuzima bwacu buke ku buzima bwo guhimbaza no gutazira Imana bigahesha Imana icyubahiro, ngo tugenzure ibyo tuvuga. Bibiliya yavuze ngo ibyo muvuga byose, haleluya, ngo ibyo mukora byose, ngo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mubikore mushimira Imana Data wa twese. Bene data, kuko tugomba kwitondera ibyo tuvuga, nuko akanwa kacu tugakoresha mu guhimbaza Imana, akanwa kacu tugakoresha mu kuvuga gukomera kw'Imana. Nawe tekereza, akanwa kawe ugomba gukoresha uramya Imana, uhimbaza Imana, uvuga gukomera kw'Imana. Niko ushaka nanone gukoresha uvuga ibiteye isoni, niko ushaka gukoresha ugakoresha ibyaha. Akanwa Imana yaguhaye, yakaguhaye kugira ngo ugahesha Imana icyubahiro, gahimbaza Imana, gatazira Imana. None uyu munsi uri kugakoresha ibyaha, uri kukaturamo amagambo adafite umumaro. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo amagambo adakwiriye ntagaturuke mu kanwa kacu. Niba by'ukuri isoko ryacu ryo kuramya Imana dukoresha akanwa, dukoresha ibitekerezo, reka twirinde ibyo tuvuga, reka twirinde amagambo tuvuga, reka twirinde amagambo twatura, reka twirinde ibyo dukoresha. Kanwa kacu kagomba kuba ubuzima bwejejwe, kagomba kuba ubuzima bwo kubaha Imana, kubera ko niba dushaka ko kuramya kwacu kuzamuka kukagera ku Mana, mureke twitondere ibyo tuvuga. Ikibazo nakubaza muri kino gitondo, ese amagambo uvuga ahesha Imana icyubahiro? Ese ako kanwa kawe ugakoresha uramya Imana? Kubera ko Bibiliya tuvuze ngo ibyo tuvuga byose ngo tubikore duhesha Imana Data wa twese icyubahiro. Nshuti yanjye uri kuranyumva muri kino gitondo, suzuma kandi akanwa kawe, suzuma uwo munwa wawe. Ese uri kurawukoresha mu guhesha Imana icyubahiro? Ese uri kurawukoresha mu kuramya Imana? Niba by'ukuri utari kuragakoresha uramya Imana, uhimbaza Imana, reka muri kano kanya wihane usaba Imana imbabazi. Aho wakoresheje akanwa kawe bidatunganye, ubwira Imana ngo Mana, uyu munsi akanwa kanjye nongeye kukaguha kugira ngo kakuramye, kugira ngo kaguhimbaze, kahinduke igikoresho cy'icyubahiro
imbere y'amaso yawe. Imana iraza kubikora nanone kugira ngo kuramya kwawe kujye kuzamuka imbere y'Imana, kuduga imbere y'Imana. Uheshe Imana icyubahiro. Mwami turagushimiye kuko uri Imana igira neza. Urakoze kubw'iki gitondo cyiza waduhaye Mwami. Ndasengera mwene data, nanjye ndisengera kugira ngo akanwa kanjye ni kenshi kakoze ibyaha, ni kenshi kagendeye kure yawe, katuye amagambo adafite umumaro, kavuze ibintu bidatunganye. Ndasaba imbabazi, amaraso yawe atweze neza akanwa kacu Mwami. Ibyaha kakoze Mwami ubihanagure, utwezeshe amaraso yawe kugira ngo guhera uyu munsi dutangire kugakoresha tukuramya, tuguhimbaza, tugakoreshe dutanga umugisha kuba twumva mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami kutubabariye, urakoze Mwami kutwejeje. Guhera uyu munsi dutangire Mwami gukoresha akanwa kacu tuguhimbaza, tugutazira, tuguhesha icyubahiro kuko uri Imana igira neza. Icyubahiro ngaje komeze kuba ibyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka abagire neza, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.